yego tuba dufite imodoka nyinshi biterwa n'iyo ushaka. Imodoka iyo ari yose biterwa n'iyo ushaka turayiguhereza kuri Brashari TV. Dufite Karina E, dufite Artis, dufite Korasi, dufite Yaris Sedan, dufite Rava4, dufite Machoire, dufite Toyota Corolla Coupe, dufite imodoka nyinshi. Yego, ubwo rero ikintu cyakuvuna ni uguhitamo. Tuguhereza imodoka ku kiranguzo. Ikiza ku mwanya wa mbere ni uko izi ndatekereza ko bamaze kuzibona. Ikiza ku mwanya wa mbere ni uko ushobora kuba waduhamagara hanyuma ukaba wabukinga umunsi, nta kindi. Umunsi ubukinze niwo uza tukaguheraho imodoka. Hari imodoka ziba zaraje kuri Brashari TV, hari n'iziba zikiri kuza kugeza ku itariki uwo waratanze kuri Brashari TV. Izo ngizo nizo tureba tukaguhitiramo imodoka igomba kuzakugirira akamaro. Urumva ushatse Avensis Verso byibuze watangiye ku mafaranga miliyoni 9 kuzamura gato. Ufite miliyoni 9 kuzamura gato ushobora kuba wabasha kwegukana Avensis Verso. Naho Rava4 Nova model y'Uburayi byibuze watangiye ku mafaranga nayo miliyoni 8,500 bitewe n'ukuntu imeze, wayegukana kuri Brashari TV. Ndibaza ko nta kintu kigoye. Uri mu Brashari pe, mu Brashari w'inyamagabe. Yego, Nyamagabe se muradukurikira cyane. Nyamagabe ngomba kuhaza bidatinze, nkaza kureba Brashari. Nubwo tuje kandi nuko tugarukanye na za modoka z'imiturika, tugarukanye na za modoka z'abakimaze, tugarukanye na za modoka z'abajejetafaranga. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko, ko nakoze icyo nagombaga gukora nkakuzana kuri Brashari TV. Ariko ni wowe wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Ntibisanzwe kuri mikoro ni Brashari, nijyana Emmanuel. Uwo ni wenge wiba kwita dukurikiye Brashari TV. Aka kanya ukari kubona imodoka z'abakimaze, imodoka z'abajejetafaranga, imodoka 1000 ku isoko, imodoka zigurishwa. Aha ngaha turaguhereza imodoka ku kiranguzo. Nkwibutsa ko nta handi hantu uzagura imodoka usibye kuri Brashari TV. Niyo hantu ushobora kuzagura imodoka umutima wawe ukumva utuje utekanye, ukumva kujyana imodoka ifite ubuzima n'ubuziranenge. Dukorera mu mujyi wa Kigali, Remera. Brashari TV Nyamagabe, Brashari TV Nyabihu, Brashari TV Nyamasheke. Muratwumva mumeze mute? Ijwi riratwika. Nubwo iryanjye ritameze neza, ariko nabasezeranyije yuko buri munsi ngomba kujya mbayereka imodoka zizabagira akamaro. Mbabwira ngo nimuze mugure imodoka kuri Brashari TV, murebe imodoka za kasamutwe. Sinzigera nshogora kuko mwavuze, sinzigera nshogora kuko mwantutse, sinzigera nshogora ko muvuga ko ntabasha. Ibyo byose bica mu gutwi bw'inguka mukundi, kuko abo tugendana murabizi mwe muvuga ati Brashari TV hejuru, ati Brashari TV waje uri igisubizo kuri twebwe. Niyo mpamvu nanjye mbabwira nti Brashari TV yaje ari igisubizo kuri wowe ndetse no ku muryango wawe. Ntabwo uzigera wicuza cyangwa ngo ubabare kuko wageze kuri Brashari TV, kuko wakoze subscribe. Fata amasegonda make atarenza 5 ubundi ukore subscribe, ubundi tugenda. Niba nta shyari, nta tiko, nta muvumo ndetse nta satani, nta karande zo mu muryango w'iwanyu, kora subscribe ubundi tujye tugendana, ubundi nguhereza imodoka. Bavuze ko utazatunga imodoka, bavuga ko nta kintu uzigera ugeraho, ariko Brashari TV nje kusohoza imigambi yawe myiza Imana yagusezeranyije. Nje gusohoza amasezerano yawe yuko ugomba gutunga imodoka. Byaca mu nzira nziza cyangwa byaca mu nzira mbi, uko byagenda kose ugomba gutunga imodoka muri mwaka 2024. Imodoka nziza y'agatangaza, imodoka y'abajejetafaranga. Bakwirukanye ku kazi baramaze
ikitakwishe kiguhindura umunyembaraga, habura ukwezi kumwe ngo nsinye ku ntara, intebe nicaragaho bayicaje ihundi, umwana w'umusore ufite inzozi zo kuzagera kure kandi heza, mu gahinda kenshi n'umubabaro, nzinga ibikapu nderekeza, niko gukora next, ibikurikiye Burashari TV, Burashari special technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru, ndagushimiye, ndatekereza ko umeze neza kandi uri amahoro, ndagushimiye ukurikiye Burashari TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti magara, Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka, niba utarashaka uwo ushaka muzabane neza, nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora no gukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka, ntibisanzwe ni Burashari, nijya na Emmanuel, uwo ni we njyewe bakwitanda ukurikiye Burashari TV, aka kanya kuri kubona imodoka 1000 ku isoko bayita Tucson, mvuga ngo imodoka iyo wizidi muri iyi minsi, muri iki cyumweru turiho, ndaguhereza Karina nziza Manuel ku mafaranga miliyoni 3,500,000, miliyoni 3,500,000, Karina Manuel nziza cyane y'agatangazo yakasamutwe, ubundi wagendamo wajya uyikoresha taxi, ibyo ntago bindeba, ikindi biba ni inyungu ugomba kugiriramo aho ngaho. Mbwira ngo aba Burashari mumeze mute, inyungu muzagiramo rwose izo nizo nshaka, aba Burashari mumeze mute, ese koko nawe uri umu Burashari? Kuba umu Burashari ntago ari ikintu kigoye cyane, hoya muvandimwe wanjye inshuti magara, niba warakoze subscribe wamaze kwinjira mu muryango wa Burashari, niba warakoze share, comment, like wamaze kwinjira mu muryango wa Burashari, ngo nguki nuza kugura imodoka kuri Burashari TV, nzagufasha nk'uwifasha, ngufasha umuvandimwe we, ngufasha inshuti ye magara. Wanyumvisha iki? Wambwira iki? Wambwira iki? Wanyemeza iki ko uri umunyamugi? Byakuvuna kugira ngo nyumvishe ko uri umunyamugi ukaba utazi Burashari TV. Iyo uzi Burashari TV uba uri umunyamugi, abanyamugi bose ni aba Burashari. Byakuvuna rwose, duhamagare kuri 0788 nizo nimero kuri screen ya Burashari TV. Izo nimero nizo ushaka kuza duhamagaraho ushaka imodoka kugura ku giciro kiri hasi cyane, tekereza ku giciro kiri hasi cyane, hanyuma nawe ukagurira imodoka ku kiranguzo. Mbona gusuza Burashari mwese, abari mu Burasirazuba bw'u Rwanda, mu Burengerazuba, mu Majyepfo, mu Majyaruguru, aba diaspora, abari mu mujyi wa Kigali, mwe tubana buri munsi muri inshuti magara. Alo